Amahoro y'Imana abane namwe. Nje kugira ngo dukomeze igice cya kabiri cya video y'agatabo nanditse kitwa Ubumuntu. Hano tugiye kuri video y'igice cya kabiri yitwa Umutima wa muntu wabaye mubi. Wa muntu Imana yaremye afite impuhwe, afite imbabazi, ari umugwaneza, afite umutima mwiza, agira ubuntu, afite urukundo ndetse no kwihangana, byaje guhinduka mu mutima we hinjiramo ikibi. Nuko mu umutima wa muntu uba mubi ndetse hinjiramo n'ubunyamaswa. Dufashe kano gashusho twakuye kuri Google screenshot, tukareba tubona ko ikinyuranyo cy'ijambo ubumuntu ari ubugome n'ubunyamaswa, cruelty and inhumanity, umutima mubi n'ubunyamaswa. Reka noneho dufate bimwe mu bigize umutima wa muntu ko umuntu yari yararemwe, tugenda tubigereranya n'imico y'iki gihe dufite. Dufashe nk'urukundo rwa kivandimwe, umuntu yaremwe mu rukundo kugira ngo agire urukundo rwa kivandimwe akunde bagenzi be. Iyo urebye ibice tumaze guca muri sosiyete yacu, hari abazungu n'abirabura n'abanyaziya badashobora kumvikana kubera gusa ngo uruhu rwabo rudasa. Hari abantu biciyemo amoko, bicamo amoko bashingiye ku miryango baturukaho, bicamo amoko bashingiye ku bisekuruza byabo. Ubu umuntu yica undi cyangwa akamwangira yuko badasa kubera ko ngo badahuje isoko, kandi twese tuva kuri Adamu. Abantu iyo batavuga ururimi rumwe barangana. Iyo abantu bavuye mu kindi gihugu bakajya mu kindi ntibakundana, ndetse n'abaturanyi ntago bakundana. Hari ibindi bice twiciyemo by'abakire n'abakene. Abakire ntibikoza abakene, abakene nabo bahunga abakire nyine kubera baba bafitiye ubwoba. Mbese urukundo rwa kivandimwe rwararangiye. Buri muntu muri twe agira uwo yanga, cyangwa yigeze kwanga umuntu, cyangwa se azanga umuntu, kuko birashoboka mu buzima byose. Usanga buri muntu wese afite undi adakunda. Ese ubundi bidutwara imbaraga zingana iki kugira ngo tubabarire umuntu wadukoshereje? Ese ubwo turacyafite kubabarira no koroherana? Bidutwara imbaraga nyinshi. Hari n'igihe abantu batikozwa kubabarira ugasanga babyanze. Noneho hakaba n'igihe kubabarira bigutwara igihe bikagukora nk'iminsi 3 ukibitekerezaho. Urumva ko urukundo rwaragabanutse. Buri muntu muri twe afite ibyo yangije kandi afite uwo yababaje. Iyo babaje umuntu rero buryo umwangirije ubuzima. Ni kenshi cyane twirengagiza abababaye. Ugasanga abantu barababaye ntibafite ibyo kurya, ariko tukirebera ku ruhande, twebwe tubifite tukabirengagiza. Kandi Imana yaraturemeye kugira ngo dusangire ibyo yaduhaye hano ku isi. Murumva ko rero ubu umuntu muri twebwe bucumbagira, ntabwo tukiri abantu. N'uwigerageje agira nka 90%, ugasanga akunda abantu, ariko hakaba nk'akantu kamurakaza agahita atakaza bwa bumuntu ako kanya. Ugasanga agira umutima wo gufasha abakene, ariko mugenzi we yamukoshereje kumubabarira bikamunanira. Mbese abantu bose bo ku isi ntabwo bujuje ubumuntu. Usanga bigarukira kuri za 90%, za 70%, hari n'abadafite namba noneho. Kandi ikintu kitujuje 100% ntabwo kiba cyuzuye, kiba cyarangiritse. Itekereza nayo imodoka ibasha kugenda nka 90% iba yararangije gupfa. Ese koko turacyari abantu? Umuntu ni izina rituruka ku bumuntu, kandi tumaje kubona ko twatakaje ubumuntu koko. Ufashe nk'iyi shusho yavuye kuri Google, ubona ko imico ya muntu ya nyayo ari ingi y'umutima mwiza n'ubugira neza no kuba beza. Noneho ikinyuranyo kikakwereka ko iyo utabaye mwiza 100%, uhita ugwa mu kinyuranyo. Amagambo anyuranyije inyito n'ijambo ubumuntu ni umutima mubi n'ubunyamaswa. Ubwo rero rimwe na rimwe tuba beza, ubundi tukaba babi. Ntabwo rero twuzuye, ntabwo tukiri abantu buzuye. Noneho Bibiliya yo ibivuga neza cyane. Iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Njyewe, nawe, n'undi wese, twese twakoze ibyaha. Kandi icyaha cyica umuntu, yaba umuntu w'imbere cyangwa uw'inyuma. Ngira ngo murabizi ko hari ibyaha byica umubiri w'inyuma. Nko gusambana bitera sida. Hari ibyaha noneho
byica umubiri ugapfa burundu, hari n'ibyaha bifata umuntu w'imbere nk'uburozi, abazimu. Muzi ko hari abantu bafashwe n'amagini. Ibi byose bituruka ku byaha, kuko ugifitemo umwuka w'Imana nta hantu amagini yaguhera. Buri kintu cyose kiri ku isi gifite ukuntu cyangirika. Urubuto iyo rwangiritse nka apple ikavamo buno buryohe turya dukurikiye, burya iba yarangije kwangirika nyine irabora. N'umuntu rero uburyohe bwe ni umuntu ufite umutima mwiza, umuntu ushobora kwihanganira abandi, ushobora gufasha abandi. Nta muntu uryoha nk'uriya, aba afite umutima mwiza cyane, afite umutima uryoheye abandi. Iyo bwa buryohe rero buvuyemo, umuntu aba amajije kuboramo imbere, aba ababaye nk'icyuma cyatowe n'ingese, cyangwa se ameze nka zino mbuto nyine zarashizemo uburyohe. Umwami Yesu yabisobanuye neza arimo yigisha avuga ngo muri umunyu w'isi. Niba se uburyohe bubashizemo, igisigaye ni ikintu kubakandagira, bakabajugunya hasi bakajya babakandagira. Iyo umuntu yavuyemo ubumuntu, aba yarangije gutakaza kamere ye, ntabwo aba akiri umuntu wuzuye. Icyaha ni kibi rero, kuko icyaha nicyo kizana ububabare muri iyi si. Ibyaha byose dukora bituruka kubera ko tutumvira Imana cyangwa tudashaka no kuyumvira. Ibintu byose bitubuza amahoro muri iyi si bituruka ku byaha dukorerana. Reka turebe inkomoko y'icyaha. Icyaha cya Adamu na Eva bakoze muri Edeni, bananiwe kumvira Imana. Satani yarabaje abigisha imico mibi yo kuzamura imitima yabo bakishyira hejuru, bahita bananirwa kumvira Imana. Hano rero ndagira ngo nkosore akantu gatoya. Abantu benshi cyane bishyizemo ngo icyaha cya Adamu na Eva ngo bararyamanye. Ntabwo kiri ari icyaha bakoze, kubera ko Imana ikimara kurema Eva, ugenda ubisome neza, urasanga Adamu yarababwiye ngo mugende mwororoke. Kororoka rero nta kundi abantu bororoka ari uko babyaranye nyine. Kandi n'igihamya ni uko n'inyamaswa niko Imana yaziremye nazo ziragenda zikabyarana kuriya nyine. Kuba rero yari umugore we, Imana yarabasezeranyije, ntabwo bigeze basambana, nta nubwo byanditse muri Bibiliya. Ikindi kintu nshaka gukosora, abantu benshi bakunda kuvuga ngo bariye urubuto bita apple, ari rwo twita icunga hari mu Kinyarwanda. Nta bwoko bw'izina ry'urubuto bigeze bashyira muri Bibiliya. Bavuga ko gusa bariye imbuto zibujijwe, ariko nta bwoko bw'urubuto bavuga. Ikintu bakoze rero cya nyacyo bakoze cyanditse mu Baroma 5:19. Bavuga ko Adamu yananiwe kumvira Imana. Noneho reka tubisome mu byumve neza. Intangiriro igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere kugera nko kwa 6. Inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza umugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti ziri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza umuntu kumenya ubwenge, arasoroma imbuto zacyo arazirya, aha n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso ya bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Ngerageje gusobanura aya magambo rero uko ameze tudahinduyemo akantu na kamwe. Abantu benshi bananirwa kubyumva kubera ko barabisoma bagashaka kubyumva mu bundi buryo. Ariko uko byanditse, iyo ubashije kubyumva kuriya byanditse, nibwo umenya ukuri nyakuri. Aha rero inzoka yegereye Eva iragenda iramubaza, ese izi mbuto zo muri ubu busitani mwemerewe kuzirya? Arababwira ati, izi mbuto twemerewe kuzirya, ariko hari igiti kirimo hagati, imbuto zacyo Imana yaratubwiye ngo ntituzazirye, ntituzazikoreho, kugira ngo tutazapfa. Noneho Satani abamenya ikintu bari gutinya, ahita abona ko batinya gupfa. Noneho ahubwo ahindura ko icyo batinya atari cyo Imana yabikoreye, ahubwo Imana yabikoreye kugira ngo batazahinduka nkayo. Satani barababwira ati, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwarize imbuto amaso yanyu azafunguka, namara gufunguka muzahita muhindurwa nk'Imana, mukamenya ikibi n'icyiza.
Kugira ngo mubyumve neza, reka dukoreshe urugero. Ugiye ukajya nko mu kampani ukabwira nk'umukozi ngo bosi wawe impamvu adatuma ukora ibi ni uko atinya ko wafungura amaso ukamera nkawe. Uhita wumva ko yakubangamiye, arimo kugushakamo inyungu, arimo kugukoresha muri makeya. Uhita utangira kumusuzugura mu mutima wawe, nubwo utahita ubikora ako kanya, ariko bigenda byizana gahoro gahoro. Uhita utangira kumusuzugura kuko uzi ko ayakugize nk'igikoresho, adashaka ko nawe utera imbere. Urundi rugero nakoresha, urabona tugitangira kugira imyaka y'ubukure, tugeze mu myaka 18 za 20, abandi bana barazaga bakatubwira, bakakumvisha ko gutaha kare atari byiza, bakakubwira mbese ngo umajije gukura, mbese bakwigisha ko nawe waba nk'umubyeyi kugira ngo ukunde wubahuka ababyeyi bawe, utahe bwije. Urumva ko rero icyo nicyo kintu Adamu yahise akora. Satani yeretse Eva nawe aragenda yigisha umugabo we, bose bumva ko Imana yabafatiranye, mbese yababujije kugira ngo batamera nkayo, ahubwo bakangisha urupfu, kandi ahubwo ari kugira ngo batamera nkayo, bakamenya ikibi n'icyiza. Ubwo rero ikintu cyose kivamo bahise batangira kuyubahuka, batangira kutayumvira. Gufungura amaso rero ni ukumenya ubwenge, ni ukumenya ubucakura, mbese kumenya ikintu utari uzi, mbese uba umeze nk'ufungutse amaso ukibonye. Satani rero yabafashije gufunguka amaso, bahita babona baba nk'Imana koko. Guhindurwa nk'Imana byo tubisobanuye kumva uri hejuru y'ibintu byose, kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose, kuko byose n'umwe byaturutse muri yo, niyo yabiremye. Iyo utangiye kumva rero nta bubasha bukuri hejuru, uba wigize nk'akamana. None Satani yabigishije ko bashobora, urebye yabasunikiraga kugira ngo bagire ubwigenge, bigenga ku Mana, babute Imana ubwabo, bibera Imana zabo ubwabo. Dusubiye rero kuri uno murongo mu Baromani 5:19, kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera benshi kuba abakiranutsi. Icyaha cya Adamu rero twese dukomoraho gukora ibyaha ni ukutumvira Imana. Reka dusobanura no magambo nayo ngo kutumvira Imana kumwe kwatumye benshi baba abanyabyaha. Ibi rero byaturutse he? Ugiye ukitegereza ibiremwa byose Imana yaremye, cyane cyane bifite ubuzima, nk'inyamaswa. Ihene yigisha abana bayo kuba nk'ihene nyine, bakura nk'ihene. Inkende abana bayo bazitwara nk'inkende, n'inkoko nuko, n'injangwe nuko. Igikoko cyose ufashe kirera abana bacyo nk'uko nyine nacyo kimeze. N'umuntu rero Imana niko yari yamuremye. Imana yaragiye ifata kopi yayo yihinduramo Adamu. Adamu yagombaga kugira uriya mutima nk'uw'Imana, nk'uko twabonye muri video ya mbere, umutima w'ubumuntu, w'urukundo, wo gukunda abandi, kwita ku bandi, kugira impuhwe, irawumuha wose uko wakabaye. Adamu rero nawe yagombaga kubyara abana byayo akamera nk'aho ari kopi ye, tukaba umuryango munini cyane ugizwe n'abantu bafite ubumuntu, bafite urukundo, mbese babaye hamwe nk'umuryango umwe. None Imana akaba ari data wa twese, kuko niwe twese dukomoka. None rero kubera ko Adamu yarangije kutubaha Imana, icyaha cyo kutumvira Imana cyari kimaje kwinjira mu mutima wa Eva nawe akinjiza mu mugabo we. Noneho abana babakomotseho, urumva ko umubyeyi niwe urera abana be. Umubyeyi wese arera abana be agerageza kubashyiramo imico imurimo, kuko nibyo abazi. Ntabwo ashaka kubigisha ibintu atazi, abigisha ibiri mu mutima we, akaba aribyo abashyiramo. Kandi muzi ko abana nabo bigana ababyeyi. Ubwo rero abana babo bakopeye uko ababyeyi babo bitwara. Uwa mbere yakuze atubaha Imana, uwa kabiri akora yubaha Imana. Bakopiye nyine ikibi n'icyiza. Umwe avuka ari mwiza, undi avuka ari mubi, akura ari mubi. Umubi rero yica umwiza. N'abana bakurikiyeho ni gutyo baje bitwara. Baje bubaha Imana, abandi batubaha Imana. Cyangwa se ugasanga bubaha Imana ariko si 100% nk'uko Imana yabishakaga. Urabona nk'iyo uvukiye mu rugo rw'abantu basenga cyane, umwana wabo nawe akura asenga cyane. Ariko iyo uvukiye mu rugo rw'abantu bibagirwa gusenga, ubundi ntibasenge, ubundi bakajya gusenga, n'umwana nawe niko kurakura gutyo nyine, nibyo abazi, nibyo aba yarigishijwe. Nabo rero kubera ko batari bacyumvira Imana 100%, haciyemo ako kantu bituma bakura bubaha Imana, ubundi ntibubaha Imana. Abana bose bagenda babakomokaho, nabo babyaye nabo bagenda bamera batyo. Mbese umuco utangirira hariya kuri Adamu. Abantu bagenda baba babi gutyo, none ugasanga ikibi kubera ko abantu baba mu isi
kandi bari bamaze kwitandukanya n'Imana. Noneho ikibi kigenda gikura, kigenda gikwira mu mitima y'abantu. Niho ikibi cyakwiriye cyageze na hano hose. Umuco wo ku isi wose uturuka kuri Adamu, kuko Imana yamuhaye imyitwarire, Satani araza arayivanga. Imico yose rero yo ku isi ituruka kuri Adamu, kandi tugenda tuyikura ku babyeyi bacu, tuyihererekanya ibisekuru ku bisekuru. Abantu baturutse kuri Adamu bose rero baranduye. Noneho iyo dusobanuye no murongo nyine ngo kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye tuba abanyabyaha, noneho kuyumvira kundi umwe kwatumye bose baba abakiranutsi. Imana rero yafashe undi muntu udaturuka kuri Adamu, ahubwo uyiturukaho n'ubundi nk'ukuntu Adamu yaturutse kuri yo. Undi uyiturukaho ni Yesu, yaje aje kutwigisha kubaha Imana. None urumva rero kutubaha Imana kwatuzaniye icyo kibazo cyo gukora ibyaha. Ikindi cya kabiri nanone ni uko abantu bize kwigira nk'Imana, kubera ko Satani yarababwiye ngo murahindurwa nk'Imana. Iyo witegereje muri sosiyete yacu usanga hari abantu bafite iyo mico nyine bakuye kuri Adamu, yagiye ikurikirana mu mico yacu. Icya mbere cyabaye icyaha cyo kutumvira, icya kabiri kiba kwigira akamana nyine, ko bashaka kuba nk'Imana. Ibyo nabyo byaradukurikiranye mu maraso yacu no mu mico yacu, kandi bituma umuntu atakaza ubumuntu. Ukuntu bituma umuntu atakaza ubumuntu nibyo ngira ngo nsobanure. Ubumuntu ni umutima w'impuhwe, ubugwaneza, ubugiraneza, imbabazi, gukunda no kwita ku bandi. Iyo umuntu atakiri mu rukundo rw'Imana, atangira gukurikira ibintu byinshi. Hari ibintu bitatu biyoboye abantu bo ku isi. Hari amafaranga ariyo azana ubutunzi, hari ububasha butuma nyine bajya hejuru y'abandi bakabayobora, hari no kumenyekana, kugira ngo abantu bose bakumenye nyine bakwiteho, bituma nabyo uzana ubukire. Ibyo byose ni ibintu bituma umuntu abasha kubaho. Noneho niyo ushaka kumenyekana, uba ushaka nyine kugira ngo umenyekane, uba nk'akamana kabo, bubone uko bakuyoboka. Byose bituruka mu gushaka kwigira akamana. Ibi rero bituma umutima w'umuntu utakara. Ubundi muri make, iyo umuntu yatangiye kwishyiramo gushaka gusumba abandi, ushaka gukira, ushaka kubategeka, cyangwa ushaka kubaruta, mbese iyo utangiye kwishyiramo akantu ko gushaka kubona ko hari ikintu barusha, uba warangije gukora icyaha. Kubera iki? Uhita utakaza ubu bumuntu, kubera ko uba utinya ko bashaka kukunaniza cyangwa kukuruta. Uhita utangiye kubashyiraho ingufu, ugatakaza ubugwaneza, ugatakaza impuhwe, ugatakaza imbabazi, ugatakaza rwa rukundo natirere rukurimo, mbese kugira ngo ubone uko bakontorora. Iyo ushaka kuba umukire, iyo ushaka kumenyekana, niyo ushaka kubategeka, kubajya hejuru, mbese muri make, iyo wiyumvisha ko ushaka kuba Imana yabo, muri make uhita ubatakariza ubumuntu. Utubashye Imana nabwo ntiwabasha gukunda ibiremwa byawe yaremye, ahubwo bya bindi yaremye urabifata ugashaka kugira ngo bibyazemo inyungu zawe bwite. Mujya mubibona nk'ukuntu abantu birirwa bica urubozo inyamaswa bashaka kuzikoramo business, cyangwa ukuntu bafata abantu bakabagira nk'abacakara babo kugira ngo babonemo inyungu. Ese wari uzi ko hari abantu batinyuka kuvuga ko Imana itabaho? Wari uzi ko hari abantu nanone bazi ko Imana iriho ariko ntibayubahe nk'Imana, ndetse ntibanayishimira ibyo ibakorera? Abo bose ikibibatera ni ukubera ka gatima nyine Satani yashyize mu bantu, ka gatima ko gushaka kuba Imana zabo ubwabo cyangwa kuba Imana z'abandi. Bya bindi nyine ngo namwe murahita muhindurwa nk'Imana, nyine ni ka gatima kagaruka kagatuma wumva udashaka ko hari ububasha bukuba hejuru. Ntiwubahe, kandi ntiwubahe, ntunakunde, ntiwite no ku bandi. Abantu bose bahakana Imana nuko bashaka kuba Imana ubwabo. Urabona ushaka kuba perezida, wanga perezida uriho nyine kugira ngo atakugiraho influence, atakugiraho ububasha. Uramurwanya nyine nawe ugashaka kugira ngo ube perezida. Umuntu wese urwanya umuyobora nuko bashaka kubaho. Umugani w'urumamfu mu masaka wanditse muri Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 24 kugeza ku wa 30. Umwami Yesu yawusobanuye kuva ku murongo wa 34 kugeza ku wa 43. Yari arimo kwigisha, asobanura ukuntu abantu batangiye kwangirika mu isi, asobanura uko Satani yabigenje. Avuga ngo ubwami bw'ijuru bugereranywa n'umuntu wahinze imbuto nziza. Uwahinze imbuto nziza n'umwana w'umuntu nyine ari we Yesu. Noneho imbuto nziza yateye ni abana b'ubwami.
imbuto nziza yatewe n'abana b'ubwami. Nuko umwanzi araza ateramo imbuto mbi, ari rwo rukungu nyine, imbuto yatewe n'abana b'umubi. Nuko abakozi be barabibona, baraza baramubaza bati, mbese mutware ntiwahinze imbuto nziza? Abakozi be nyine n'abamarayika, ntiwahinze imbuto nziza mu murima, imbi zavuye he? Aravuga ngo ni umwanzi wabikoze. Bahita bamubwira ngo none se ushaka kugira ngo tugende tuzirandure tuzivanemo? Arabangira, kuko imbuto mbi nyine iyo zageze mu nziza zitangira kubora, inziza nazo zitangira kubora, kandi ntashaka gutakaza n'umwe. Nuko arababwira ati, nimurandura imbi mushobora no kurandura inziza, mubireke byose bikurane kugeza igihe cy'isarura, kugira ngo umunsi w'isarura nzohereza abamarayika bagende bakuremo imbi bazijugunye mu muriro. Ntazaba agifite impungenge zo gusarura bakarandura n'inziza, kuko zizaba zeze nta gutinya kurandura. Ubwo rero nibwo azohereza abakozi be baze bazirandure zose, inziza bazijyane iwe, imbi bazijugunye mu muriro. Imana rero ntabwo ishaka ko n'umwe muri twebwe azimira, ntabwo ishaka ko n'umwe agenda. Niyo mpamvu itahise ibemerera kuza kuvanamo imbi, kandi na n'ubu niko bikimeze, ntishaka ko hari n'umwe uyicika. Umunsi w'imperuka umwami Yesu awita umunsi w'isarura, twe tuwita umunsi w'imperuka, ariko we awita umunsi w'isarura kuko azi ko yateye imbuto azaza kuzisarura. Niba rero ari isarura, nawe tekereza, uramutse uje gusarura izi mbuto, watwara izi ugasiga izihe? Izi mbi zaboze uhita uzijugunya, ntabwo ushaka kuzijyana mu rugo, uzirekeye mu zindi zirakomeza zikazangiza n'ubundi. Imbi rero zizavanwamo zijugunywe mu muriro. Ni imbuto ziteza ubumuntu, imbuto zidakunda, zitita ku bandi, kuko imbuto umuntu yera twarangije kuzibona ko ari umutima w'impuhwe, ari umutima ukunda abandi, ari umutima ugira neza, umutima ugwa neza. Abadafite uwo mutima bose bazajugunywa. Gutakaza ubumuntu rero ni intandaro y'ikibi cyose. Ibibi byose duhura nabyo muri iyi si, yaba ububabare, yaba ubukene, yaba kubaho nabi, byose biterwa n'icyaha. Dufite ibyaha dukorerana bigenda bikangiza ubuzima bwa bamwe, cyangwa bikagira ingaruka ku buzima bw'abandi, ugasanga babayeho nabi kubera icyaha nakoze cyangwa wakoze. Dufashe nk'urugero, iyo hari igihe nk'igihugu gitera ikindi, cyangwa nk'abaturage ubwabo bakarwana bakajya mu ntambara, muzi ko n'intambara isenya. Aba basirikare baragenda bakica abandi basirikare, mu by'ukuri bafite imiryango barera. Noneho iyo abana babuze ababyeyi, ubwo nyine abana babo bagahita b'imfubyi. Ugasanga abana kubera ko badashoboye kwirera, ugasanga bakuze babaho nabi cyane, ubuzima bubaye bubi, kubera ko ababyeyi babo biciwe mu ntambara. Intambara itwara n'abandi bantu n'abaturage bari aho hafi. Ugasanga mu ntambara abantu baricanye, ugasanga bishe imiryango, abana basigara ari imfubyi, abagore basigara ari abapfakazi, ubuzima bugahita butangira gukomera, ugasanga ubuzima bujemo ibibazo. Mbese namwe mufitemo experience, murabizi ibintu ni gusobanura, murabizi, mushobora namwe kubisobanura. Intambara rero, intambara igira ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'abantu. Intambara itwara bamwe bakabura imiryango, imitima igahangayika, igasenya ibintu, ugasanga umuntu nta nzu asigaranye, inzu barayisenye, ugasanga nta muvandimwe asigaranye, mugahora ahangayitse buri munsi. Mbese intambara zangiza ibintu byinshi cyane, kandi intambara zitangizwa kubera nyine babandi bashaka kuba abami, babandi bashaka kuba nk'Imana. Umuntu umwe arahaguruka akumva yategeka abantu nyine, agahita atangiza intambara agamije inyungu ze ku giti cye bwite gusa. Noneho akica amategeko y'Imana, ari byo bihita bivamo kutumvira Imana nyine, ugasanga ateje ibibazo cyane mu isi. Urwo rwari urugero rumwe, reka dufate n'izindi ngero, nk'icyaha cyo kwiba. Ubundi umujura bavuga ko no kwica aba yakwica. Muri Bibiliya baravuga ngo umujura ntazanwa no kwiba gusa, ahubwo kwica no gusenya. Iyo wibye ukiba nk'amafaranga ari kuzatunga abantu, uba uzi ko bazabaho gute? Si uba ushyize ubuzima bwabo mu kaga? Gusambana ni icyaha gikomeye cyane. Umwami Yesu yakivuzeho, ndetse na Paul yarakigishije, aravuga ngo imibiri yanyu ni ingoro z'Uwiteka. Icyaha cyo gusambana gikorerwa mu mubiri mo imbere, kandi ugikoze wese aba asenya urusengero rw'Uwiteka. Gusambana bitera ibibazo byinshi cyane.
bisenya ingo, bituma abana bavuka batazafite uzabitaho, nk'abana b'imyenda nyine badafite ababyeyi bombi, bagakura nabi, bagatuma ikibi kiyongera muri iyi si. Gusambana bituma abantu bararuka imitima ku buryo atongera kuba yagira umutima wo kubana n'umuntu umwe, agahora buri gihe ashaka abantu benshi. Bisenya ingo, byongera bikagenda bigasenya ingo, kandi urugo ni umuryango nyine, ni intangiriro y'umuryango, niho Imana yashyize intangiriro y'umuryango. Hazamo gukuramo inda, mbese byangiza ubuzima muri rusange. Abantu benshi babikora bumva nyine bishimye, ariko bigira ingaruka mbi cyane mu buzima. Mbi cyane, ni icyaha gikomeye cyane bavuga ko gikorerwa imbere mu mubiri. Dufashe nk'urugero rw'ibintu noneho bishoboka. Hano kuri website ya UN, iyo ugiyeyo usanga bavuga ko byibuze ku munsi abantu bicwa n'inzara ni 25,000 bipfa buri munsi. Muri bo igice kinini kigizwe n'abana. Ni abana bavutse basanga nta babyeyi bafite, cyangwa se baravutse basanga ababyeyi nta mikoro bafite, wenda biturutse no ku busambanyi cyangwa n'iki, cyangwa wenda byaratewe n'intambara, cyangwa byaratewe n'ibindi bibazo byose duterana mu buzima. Ubwo abo bana 10,000 bapfa buri munsi. Abantu bose hamwe ni 25,000 bapfa buri munsi. Gereranya ku mwaka wumva abantu ubuzima butakara kubera ibibazo byo kutagira ubumuntu tugira. Ugiye nko ku rubuga rwa Wikipedia ukareba ibyo bita army conflict, intambara zituruka ku butunzi cyane cyane, abantu barwanira ubutunzi no kuba imana z'abandi. Hano kuri Wikipedia reba imibare yose bagenda berekana intambara zagiye zitangira. Kuva intambara zatangira ko bagenda berekana iyi ni imibare, kandi baragereranya, ntabwo aba ari 100%. Iyi mibare batwereka hari igihe ibirenze, bo barabaze ariko ntibabare neza. Ibi byose rero biterwa no kubura ubumuntu muri twebwe. Ikindi kibazo natangaho urugero, reba nk'ubu ngubu twihaye guhindura ibiryo Imana yaremye, turabihindura tugashyiramo ibindi bintu bitari ngombwa, bigatuma habaho indwara, habaho n'umubyibuho ukabije, bigatuma abantu ubuzima bwabo bwangirika. Nk'urugero, kubera ko isukari ikurura abantu, abantu rero bakora ibiryo barunda isukari nyinshi mu biryo. Nicyo gituma abantu benshi ku isi basigaye babyibushye cyane, kubera ibintu by'amasukari n'imyunyu bashyiramo byinshi cyane kugira ngo abantu bakomeze babone abaguzi, kandi byica ubuzima, bigatera indwara z'umutima, umubyibuho ukabije, za diyabete, izo bita stroke. Byose ni ukubera abantu batumvira Imana, bashaka kwikorera ibyabo, noneho bagakora ibintu bakurikiye amafaranga, bwa butunzi nyine, kugira ngo bakire, babe imana z'abandi, bikabaviramo gukora icyaha mu buryo batazi. Dufate urundi rugero, reba nk'ikintu bita ivanguraruhu. Ivanguraruhu twese twagombye kuba bavandimwe, ariko reba ahantu rigejeje isi. Isi yacitsemo ibice byinshi cyane kubera ivanguraruhu. Ivanguramoko ryo sinarivuga, riteye ubwoba. Buri gihugu kiba gifite amoko ahanganye. None se nk'ibingibi bizatugeza ku ki? Uzi iyo barwanya intambara bateje mu gihugu, ingaruka z'intambara zimara imyaka itari munsi ya 300, kubera ko abana baravuka bagasanga nta mikoro ababyeyi babo yarasenyutse, ubwo bakabaho muri ubwo buzima, nabo bakarangira nta mikoro bageze, abana babo n'ubuvive nabo bakazaza bavukira muri bya bibazo by'intambara. Mbese intambara itwara byibuze imyaka nka 200 kugira ngo ibibazo byayo birangire mu gihugu, cyangwa na 300. Reba rero ivangura rituruka ku bintu twagiye twicamo ibice, twagiye ducikamo ibice byinshi cyane, nta rukundo rwa kivandimwe rukiturimo. Ibyo byose kandi, yaba intambara, yaba n'izo vangura n'ubucakara buza ku isi, ibyo byose bisiga ikintu bita inzara, bisiga ubusumbane muri sosiyete, bamwe bagakira abandi bagakena, ubuzima bukamera bubi cyane, hakaba impunzi, abantu bagata ibyabo bakirukanka imisozi yose. Mbese hagasigara abantu benshi cyane batagira kivurira. Mbese intambara, ibibazo, ibi byaha byose dukora bibyara ibibazo, ibyo bibazo akari byo byongera bikagaruka, bikaba ibibazo byacu, kandi bigenda bihererekanya nyine, bizenguruka kuri buri muntu wese, byongera bitugarukaho. Usanga rero ibi byose bituruka mu kutumvira Imana, kuko ntabwo twumvira amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana atubuza gukora ibyaha. Iyo tuyarenzeho rero ntituyumvire, cyangwa tukanga no kumva ijwi ry'Imana rituvugiramo, tugakora ibyaha, bigira ingaruka ku bandi, bigasenya ubuzima bwabo. Kandi ibi byose tubikora tugamije kwigira utumana nyine.
Iyo umuntu atumviye Imana ni ukuvuga ngo aba yanze ububasha bumuri hejuru, n'ubundi ntabwo ashaka kumvira abantu, atangira kwikorera ibye. Muri uko kwikorera ibye rero niho turwanira kuba abakire, kumenyekana, ndetse no kugira ububasha ku bantu no kubayobora. Ibyo byose bigahita bituvanamo ubumuntu. Iyo utekereje kugira ngo usumbe mugenzi wawe, kugira ngo tubisobanure neza, reka tubivuge gutya: iyo utangiye kwiyumvamo gusumba mugenzi wawe, wumva ko hari ikintu umurushije cyangwa hari icyo ushaka kumurusha, uhita utakaza ubumuntu immediately. Uzabirebe nimushaka mubigenzure neza, ukibitekereza gutya ubumuntu buhita butangira kukuvamo, kuko iyo atangiye kukunaniza cyangwa ukabona ibintu bigeraho, uhazamo kurakara, ukamwanga, hakavamo kugira inabi, ukabamo gutekereza ibibi, cyangwa ugashaka andi mayeri yose yatuma umujya hejuru. Ibyo byose rero bituma ubumuntu butuvamo.